Ibihe byiza banyarwanda banyarwandakazi, mbifurije amahoro y'Imana ngakomeze abane namwe. Umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Joshua wamamaye cyane nka Josh Ishimwe yongeye kwibutsa abakunzi be cyane ndetse n'abamukurikira muri rusange urukundo rukomeye kandi ruhambaye akunda umukunzi we Umutoni Gloria. Abigaragaza mu magambo yuje ubwiza butangaje ndetse anarenzaho no kuvuga ko amasengesho ye yasubijwe umunsi ahura na Gloria. Ibi rero Josh Ishimwe abikoze nyuma y'uko amaranye ukwezi kose abana n'umukunzi we, dore ko ubukwe bwabo bwabaye ku itariki 21 Kamena 2025, mu gihe ubwo hari ku itariki 10 Kamena 2025 Josh Ishimwe yaje gukorerwa ibirori byo gusezera ku busore bwe. Reka turebere hamwe ubutumwa bukomeye cyane Josh Ishimwe yaje kubatangaza. Ngo wayi ikaze kuri Admount ni you. Yes, nyemerera nongere ngusuhuze cyane kandi nkwifurize amahoro y'Imana ngakomeze abane nawe nkuko njya nkumara mbikwifuriza mu biganiro bigiye bitandukanye ngenda gutegurira nyuma nkabizana tukabiganiraho nk'ibisanzwe, tuganira amwe mu makuru abakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, amakuru abakomeje kugenda avugwa mu myidagaduro hirya no hino niyo ngenda gukusanyiriza hanyuma nkayazana tukayaganiraho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Ni biri mushyashya kuri YouTube channel yacu, tugwa ikaze uze wisanga mu muryango mugari, mu muryango waguka umunsi ku wundi. Kuba umunyamuryango nta kindi bisaba rero no gukanda kuri subscribe, hanyuma tukajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Mu minsi mike ishize umuhanzi Josh Ishimwe yaje kuba atungurana cyane, aza kuba ashyira indirimbo hanze nziza cyane yahimbiye umukunzi we yise Inkuru. Ni inkuru, indirimbo iri mu buryo nyine yakunze Gloria, avuga uburyo ari umwana mwiza cyane, ari umwana umubereye umugisha kuva bamenyana kugeza n'uyu munsi bakiri kumwe nyine bakanakora ubukwe, dore ko bakoze ubukwe nyuma y'uko bamaranye imyaka irenga 3 bamenyanye. Hakaba ari n'amakuru avuga ko Josh Ishimwe ubundi yamenyanye na Gloria bamenyaniye mu ijambo ry'Imana, bamenyaniye mu mirimo y'ijambo ry'Imana, mu mirimo yo mu rusengero, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine, kubera ko Josh Ishimwe ni umwana ukunda gusenga. Nubwo ari umuhanzi nyine aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko akaziririmba mu njyana gakondo. Rero kubera kwa gukora umurimo w'Imana, uyu Gloria nawe rero ngo yakoraga umurimo w'Imana cyane, nubwo yabaga muri Canada akaba ariho yabaye cyane n'umuryango we. Ntago byatumye Josh Ishimwe nyine ngo badahura, baje guhura bahurira muri uwo murimo, bahurira mu gusenga, hanyuma baganira, bakajya batangira baganira ku bijyanye n'ibyo mu rusengero cyane. Biza kurangira rero kubera ko bose bahuje ikintu cyiza cyane cyo gukunda Imana ndetse no gukunda umurimo wayo, biza kurangira rero ubushuti nyine bugiye bwaguka gahoro gahoro, biza kuvamo urukundo rwa nyarwo, barakundana. Niyo mpamvu rero bafashe n'umwanzuro wo kurushinga, bakavuga bati bya bintu noneho reka tubishyire mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo rero bari bamaranye imyaka irenga 3 bamenyanye nk'uko Josh Ishimwe yabyitangarije akabigarukaho cyane mu itangazamakuru. Hanyuma rero iyo ndirimbo Inkuru, Josh Ishimwe yari yarabanje kuyiririmbira Umutoni Gloria ku munsi w'ubukwe. Ubwo habaga ubukwe twabigarutseho cyane, ndetse n'abantu bagiye bagerageza gukurikira amavideo y'ubukwe uko byagiye bigenda. Mwabonye ko Josh Ishimwe yaje kubaririmbira umukunzi we, nubwo umukunzi we nawe yaje kumutungura cyane akamuririmbira, naho kumva ko yamuhimbiye indirimbo. Ni ibintu byiza cyane, byari ibirori biryoshye cyane, biryoheye ijisho, biryoheye no kubyumva. Byari ibintu byiza cyane, by'umwihariko noneho ku bantu bakunda Josh Ishimwe, byari ibintu by'akataraboneka. Rero iyi ndirimbo Inkuru Josh Ishimwe yaje kuba yiririmbira Umutoni Gloria, abantu barayizihirwa, byari ibintu byiza cyane. Rero hari amwe mu mashusho yaje kwifashishwa y'ubukwe, aho Josh Ishimwe yaririmbaga kuri iyo ndirimbo, bayifashisha rero batunganya n'amashusho neza y'iyo ndirimbo nyine, bayaploadinga kuri YouTube no ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye zicuruza umuziki za Josh Ishimwe. Hose rero agaragaza uburyo nyine Mutoni we yamukunze, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ngira mwarayumvise, niba mutanayumvise mugende muyumve. Ni indirimbo nziza cyane, usibye kuba ari iy'inkuru ya Josh Ishimwe wakumva. Ni inkuru yananyura buri muntu wese uba mu rukundo cyangwa se wanyuzwe n'urukundo yahuye narwo. Ni inkuru nziza cyane rero, ni indirimbo nagushishikariza kujya kuyumva, yitwa Inkuru.
Nyuma y'ibyo byose rero, nyuma y'uko ubukwe bubaye, nyuma y'uko iyo ndirimbo igiye hanze, Josh Ishimwe yaje kongera kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye, atera imitoma cyangwa se atombora cyane byimazeyo byimbitse, ndetse anagaragaza urukundo rukomeye akunda Umutoni Gloria mu magambo akomeye yuje ubwiza, ngira ngo tugarukeho, ngira ngo tuyaganireho. Josh Ishimwe yanditse agira ati: ku mugore wanjye udasanzwe, amasengesho yanjye yasubijwe ubwo nahuraga nawe. Nta kindi kintu cyanshimisha kurusha kumara ubuzima bwanjye bwose ndi iruhande rwawe. Nzagukunda iteka mwiza wanjye. Nyuma rero y'uko abantu babonye ayo magambo, Josh Ishimwe yitangarije atomora neza rwose, asobanura neza urukundo yahuye narwo, asobanura Umutoni Gloria uwo ari we rwose, uburyo amukunda, avuga ko rwose iminsi yose yifuza kuyimarana nawe, nta yindi minsi igira yamubera myiza atari kumwe na Gloria. Avuga ko ari ibintu byiza cyane. Abantu benshi byavugishije abantu ku mbuga nkoranyambaga, nabonye abantu bagiye babigarukaho cyane mu bitekerezo bitandukanye, mbona ibinyamakuru byagiye bigarukaho cyane, ariko by'umwihariko babigarutseho bagendeye no kuri indirimbo nyine amaze iminsi ashyize hanze, bavuga bati ntabwo twari tuzi ko Josh Ishimwe yabasha kuririmba indirimbo y'urukundo, bavuga bati se ntabwo atandukiriye. Harimo abatangiye kuvuga bati yaba ari gutandukira, dore ko ari indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akaba yagiye ku mpande, yagiye mu nkundo, ariko ahangaha nta kibazo kiba kirimo, cyane cyane ko uba uririmbira umukunzi wawe kandi ari indirimbo y'urwibutso. Ni ikintu kiba ari cyiza cyane, nta n'icyaha kirimo rwose, ni ibintu byiza. Abingibi bibaho ku bantu mwatekereza ibindi, cyangwa mukavuga ngo agiye mu nkundo cyangwa agiye kuririmba indirimbo zitari zo asanzwe aririmba. Josh Ishimwe aracyari umukristo, aracyari umwadeperi nk'ibisanzwe, ndetse aracyanakomeje kuririmba indirimbo ze zo kuramya no guhimbaza Imana muri ya njyana ye mwagiye mumukundiramo, nubwo yanyujijemo nyine agashyiramo n'ako karirimbo, nabyo biba bikenewe. Ngira ngo rero niba mwaragiye munakurikira ibiganiro nagiye mbagezaho mbere y'uko ubukwe bunaba, Josh Ishimwe hari amwe makuru yavugwaga cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga y'uko we n'umukunzi we Gloria Umutoni bashobora kuzahita bafatanya kujya baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, cyane cyane ko uyu mwana w'umukobwa nawe azi kuririmba neza cyane, aririmba neza cyane, afite ijwi ryiza, ndetse ubona ko abyumva. Hari n'utuvideo twagiye ducishikana ku mbuga nkoranyambaga dutandukanye, utuvideo twinshi dutandukanye, Josh Ishimwe ari kumwe na Gloria bari kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bafatanyije. Ubona ko ari ibintu byiza cyane, ubona ko bajyanye mu murongo umwe, ubona ko rwose uru rugo ni urugo rw'amasengesho, ni urugo rw'abana bakunda gusenga. Kandi nanone Josh Ishimwe ubwo bamubazaga ku bijyanye na Gloria, bamubaza ati wamukundiye iki, mu byo bamubajije yavuga ko yamukundiye, yavuze byinshi bitandukanye, ariko by'umwihariko yibanze cyane ku kintu cy'uko ngo Gloria azi Yesu. Yarabivuze ku kantu avuga ati azi Yesu, azi Imana, nicyo kintu kiruta byose, nicyo cyatumye mukunda cyane nka mu rukundo nk'uru nguru. Rero ni ibintu byiza cyane rwose, njye narabikunze uburyo bazafatanya, riberuka bibayeho, bizaba ari byiza cyane, ndetse ndabizi neza ko abafana bari bafite noneho baziyongera, cyane ko mbizi ko hari abantu muba mukunda ibintu by'amakupure cyane, mukunda amakupure, mukunda abantu bakundana, noneho iyo bakoranye nyine ibikorwa bitandukanye mubakunda noneho kurushaho, hanyuma mukajya munabakurikira. Bibaho cyane, ndabizi abantu bakunda amakupure, umuntu akaba yagukundaga bisanzwe ariko atagukurikirana cyane, hanyuma rero waba ubaye umugabo, wabaye umugore, mwakorana noneho mwahuriza hamwe imbaraga, bikaba byabongerera igikundiro, ndetse n'abantu benshi babakurikira nyine bakagenda biyongera. Birashoboka cyane, ndetse kandi biragaragara ko uru rugo Imana yaruhaye umugisha. Reka tubifurize rero gukomeza guhirwa muri byose, ibyo bakora byose mu buzima bwa buri munsi, Imana ikomeze kugenda ibahira. Ariko nanone reka ngushimire cyane nawe ufashe umwanya wo ukabana nanjye kugera kuri uyu munota, nkusabira ngo Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, Imana ikomeze igufashe mu byo ukora bya buri munsi, ukomeze kugenda umererwa neza cyane. Reka duhurire mu bindi biganiro. Ciao ciao.